Rwanda ni igihugu gifite ubwiza butangaje cyane ndetse n'abaturage bari strong, ariko ntago ariko byahoze nk'uko bimeze ubu, kubera ko mu myaka yatambutse u Rwanda rwari kimwe mu bihugu bikenye cyane ndetse ibihugu byugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane hano muri Afurika. Ariko ubu ngubu ni igihugu kiri successful. Wakibaza uti byagenze gute kugira ngo ibi bishoboke? Mu myaka yashize u Rwanda nka Somalia, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byahuye n'ibibazo bikomeye cyane intambara, ubukene ndetse n'imihangayiko ihambaye, ariko by'umwihariko u Rwanda ruhura n'akaga gakomeye cyane, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko u Rwanda rwagize amahitamo atandukanye, rwahisemo kongera kubaka igihugu, ndetse kandi ibyo u Rwanda rwabashije gukora hakomeje kwibazwa kubera iki ibindi bihugu bitabashije kubikora cyangwa se bidashobora kubikora. Umuntu wihishe inyuma y'iyo mpinduka nta wundi ni Paul Kagame, aho yakuye u Rwanda mu kaga, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu ntambara, ubwoba ndetse ararusana arugeza mu mahoro ndetse n'ibyiringiro. Mu myaka y'1990 u Rwanda ndetse na Somalia byari ibihugu biri mu bibazo bikomeye cyane. U Rwanda rwariyuburuye maze rwongera kuba igihugu gikomeye nyuma y'akaga rwahuye nako, ariko jenoside yakorewe abatutsi. Mu kongera kwiyubaka k'u Rwanda ruvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, Somalia nayo yari iri guhura na civil war. Ariko ibihugu byose mu by'ukuri byarangiritse, ariko igihugu cy'u Rwanda cyonyine nicyo cyabashije kwirikavaringa kikava mu kaga. Ubu ngubu akaba ari igihugu gihanzwe amaso n'isi yose. Hari ikintu kimwe gitangaje, perezida wa Somalia yigeze kuza mu Rwanda maze asaba ubufasha. Yashakaga ko ingabo z'u Rwanda zajya kumufasha gufixinga igihugu cye. Ubu ngubu u Rwanda ni igihugu cyamaze kuba igihugu kiri strong, ndetse kandi igihugu gifasha n'ibindi bihugu mu kongera kwiyubaka. Kongera kwiyubaka k'u Rwanda ntabwo ari ibintu byabaye nk'amahirwe, ahubwo byabaye kubera ko ubuyobozi bwiza bwabishyizemo imbaraga, ndetse n'abanyarwanda bafatanyiriza hamwe basenyera umugozi umwe kongera kubaka igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bose bavuga ko ari byiza, kandi byose ari ubuyobozi bwiza, kandi ubwo buyobozi bwiza bwose buva ku muntu umwe rukumbi uhora usigizwa n'abanyarwanda bose, Paul Kagame. Paul Kagame ntabwo icyo yashakaga gusa ari amahoro, ahubwo yashakaga ko n'igihugu kiba igihugu kiri self reliant ndetse n'igihugu kiri successful. Yashyize imbaraga mu kubaka igihugu ndetse no gushyiraho amahirwe atandukanye ku banyarwanda kugira ngo babashe kwiteza imbere. Abayobozi bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse harimo n'umukire nka Bill Gates, bagiye bashima perezida Paul Kagame ku bwa viziyo ye, ndetse babona ko u Rwanda rukwiye kuba role model. Kagame we yizera ko gukora cyane ari rwo rufunguzo rugera ku ntsinzi. Yifuza ko buri munyarwanda wese agira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse na growth ya economy yacyo. Ikibazo gihari ni iki ngiki: u Rwanda uyu munsi ni igihugu kiri gushininga, kandi ni igihugu gikwiye kubera urugero ibindi bihugu byose bya Afurika. Ariko se ibindi bihugu bishobora kuba byanyura mu nzira nk'iyo u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo nabyo bibe successful? Intego ya Kagame iri clear. Ashaka ko u Rwanda ruba urwa mbere muri Afurika, ndetse akereka isi yose ko igihugu gishobora gutera imbere kivuye ku busa. Story y'u Rwanda ni story ya hope, hard work, leadership. Ni Rwanda Talk channel izajya kugezaho bimwe mu byegeranyo bigiye bitandukanye, ariyo mpamvu nkubwira ni kanda subscribe. Iyi yari introduction ku gitabo ngiye kujya nkunyuriramo, ngiye kujya guha ama episode agiye atandukanye. Igitabo kibanda ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane gikomoza kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyo nta kindi ni cyitwa 1000 Years, Rwanda the Rebirth and the Man Who Dreamed It. Iki gitabo cyanditswe n'uwitwa Stephen Keza. Kanda subscribe kugira ngo dukomezanye mu yandi ma episode azakurikiraho.